Ni nyuma y'uko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rushyizeho amategeko n'amabwiriza agenga amadini n'amatorero cyangwa se n'umuntu uwo ari we wese wifuza kuba yashinga urusengero. Hari ukuntu umukristo cyangwa se ufite umurimo ku rusengero runaka agirana ikibazo n'itorero yasengeragaho cyangwa se yateraniragaho, akagira gutya akaba yajya ku ruhande agahita ashinga urusengero rwe mu gitondo. Ibi ngibi ntabwo bizongera gukunda kubera ko byamaze gusubirwamo. Mu mategeko cyangwa se amabwiriza agenga amadini n'amatorero, n'uwo ari we wese ushaka gushinga urusengero mu karere agomba kwishyura miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda zo kwandikisha urusengero rwe. Ikindi kandi urwo rusengero rukaba bizwi neza ko mu karere rurimo, ikindi akaba uwo muntu yarabanje gusinyirwa n'abantu bagera ku 1000. Ikindi ukaba ufite diplome, ukaba ufite impamyabumenyi muri ibyo bintu, warize theology cyangwa se ibijyanye n'iyobokamana. Ayo mategeko agenga amadini n'amatorero nyuma y'uko yashyizweho, harimo no kuzajya 10% gitangwa kuri banki. Hari abakristo bamwe na bamwe batangiye kwitotombera iyi myanzuro yafashwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Uri kuganira n'abakristo hirya no hino, mu by'ukuri ukumva batishimiye imyanzuro cyangwa se amabwiriza agenga amadini n'amatorero yashyizweho n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Ngira ngo ni igitekerezo cy'umuntu yanyujije ku rukuta rwe akoresha rwa Facebook. Ndagira ngo tukigarukeho, mu by'ukuri cyuzuyemo amagambo menshi. Ndagira ngo tuze kungurana ibitekerezo. Ese ibi bintu yavuze koko nibyo? Ese ibi bintu yavuze byari bikwiye cyangwa ntabwo ari byo? Ngira ngo ni igitekerezo yatanze ariko kidakuraho iby'abandi. Nanjye ugiye kukugezaho iki gitekerezo cye ntabwo ari njye wacyanditse, usibye kuba mu by'ukuri nagiye mbona abantu benshi bagiye bakigarukaho, ariyo mpamvu nifuje ko tunakivugaho tukakiganiraho, cyane ko benshi bari gukomeza kugenda bakigarukaho. Yagize ati: iyo amategeko y'amananiza yashyizwe hejuru y'inzu y'Imana, biba bisobanuye ko abantu batagikeneye Imana muri make. Ati nyamara ababiteguye nabo ni abantu kandi ntibategeka Imana. Ati kuko nimuca inzu y'Imana n'Imana muzaba muyiciye. Arakomeza aragira ati Imana nayo izabaca. Ati simbabeshye, ese niba insengero zizakora ari uko zisinyweho n'abantu 1000, murumva hari urusengero ruzigera na rimwe rugira abo bantu baruyoboka? Ati birashoboka ko urwagira benshi rwagira 200 cyangwa 500 bitewe n'amabwiriza yashyizweho. Ati insengero si ubwinshi bw'abantu, ahubwo naho abantu baramiriza Imana bakigishwa batyazanya nk'uko icyuma gityaza ikindi, niko n'ijambo ry'Imana rivuga. Bakinjira mu muhamagaro bagakora, ariko baba bahamagawe n'umuntu umwe wiyumvisemo umuhamagaro. None abazahamagarwa mu bana tubyaye ntibazongera gukorera Imana? Ati ni agahinda niba tuzarerera abana mwibara
ntiwamenya Imana. Arakomeza aragira ati, ese kuzajya kubara amaturo y'inzu y'Imana, ati ninde wabaroze? Ese murashaka guhabwa umusoro? Ni wo mwagategetse bakawumenya bakanawutanga, ariko ngo ntibazahe umukozi w'Imana ituro mu biganza bye. Arakomeza aragira ati, nta n'uwemerewe gutegeka abashumba uko bakoresha ayo maturo yatuwe keretse 10% n'ibiryo by'umushumba, amaturo n'ubwizigame bw'ibikorwa by'itorero, inyubako, gufasha abatishoboye. Arakomeza ati, sindi buvuge ku byo kwandikisha urusengero 2 miliyoni. Ati muri make inzu y'Imana ni ukuyirukana, nibyo bigaragara. Ati mwibuke ijambo ngo urubingo rusadutse ntuzaruvune. Kubuza abarimwo umuhamagaro gukorera Imana gutuka Mwuka Wera ni icyaha kitazababarirwa. Arangije yandika Samweli wa mbere ibice 15 umurongo wa 20 kugeza kuri 26. Ati Sawuli we, ko wanze kunyumvira, nanjye nanze ko uba ku ngoma. Niyo response cyangwa se nicyo gisubizo. Ati niki cyabateye kubahuka inzu y'Imana? Ati ndabyemera pe kubijyanye na diplome. Ati bijyanye na diplome rwose ndabyemera nta kibazo, tariko nyine hari ibintu nari kumva neza. Arangije aragira ati, wenda kubijyanye no kuba ujijutse n'inyubako z'isuku ndabyemera rwose, no kuba amatorero mu kuyubaka cyangwa se mu kuyakebura mu mikorere myiza ndabyemera rwose. Ati ariko se ayo mananiza yose n'ayiki ko atari mwe mutegeka Imana ko ariyo ibategeka? Ati izibika zari amagi, n'abakora neza none babanjirije hasi bagenda baguka. Ati ndagiye mbibutsa ko mwubahutse inzu y'Imana, kandi mbibutsa ko atari mwe mutegeka Imana ahubwo ariyo ibategeka. Yesaya 48 umurongo w'8 kugeza ku murongo w'9. Imana icyubahiro cyayo ntizagiha undi, kandi ntizemera ko izina ryayo ritukwa. Arangije asoza agira ati ndababaye. Ariko arangije aragira ati niba utaravomye ngo wuzuze, imigezi igiye gukama. Ngayo nguko ni igitekerezo cy'umuntu yatanze ku giti cye, yavuze uko abyumva. Abantu bashaka kureba iki gitekerezo mujye ku rubuga rwa Facebook mwandikemo Mukandanga Marie Claire, muraza kubona iki gitekerezo. Ngira ngo nicyo yatangaje. Hari n'abandi benshi bagiye bagira icyo bavuga n'ubundi kuri iyi myanzuro cyangwa se kuri aya mabwiriza agenga amadini n'amatorero, ariko bamwe bati birashoboka ko gusenga rwose twaba tutazongera kujya gusenga. Abandi bati ibi bintu birakomeye, abandi bati ni byiza. Ariko ku rundi ruhande ntekereza ko ni ibintu byiza. Buriya leta ijya gukora ibintu yabirebye, kandi ijya gukora ibintu ibona ko bizatanga umusaruro.
wenda kuba abantu bavuga gutya biterwa nyine n'imyumvire y'umuntu, ariko buriya leta iyo ikoze ikintu iba igikoze izi impamvu, kandi iba igikoze ibona ko ari cyo kintu kizagira umumaro kurenza kubireka gutyo. Ngira ngo murabizi akajagari kari kamaze iminsi kaba mu bintu by'insengero, ukabyuka ugasanga munsi yawe hari urusengero. Ngira ngo ibingibi rwose byamaze gucika kandi ni ibintu byiza, turabishimira. Rero n'ibindi byemezo bifashwe, ntekereza ko nta mpamvu n'imwe yo kubyitotombera, ahubwo ni ugutegereza tukabyubahiriza. Reka rero mbashimire kandi mbifurize ibihe byiza. Imana ikomeze ibarindire ubugingo kandi bahaze uburame, Mwuka Wera wayo akomeze kugendagenda hagati muri mwebwe, kugira ngo n'ubundi mukomeze gukora ibyo Imana ishaka. Ariko nongere nkwibutse ngo niba utaravomye ngo wuzuze, ubwo rero ibyo ni ibyawe, ni inshingano zawe. Kuvoma ukuzuza nibyo by'umumaro, kubera ko imigezi igiye gukama.